gukorera Imana cyangwa se kwizera Imana ntabwo ari ikintu cyo gufata cyangwa kureka, ntabwo ari ikintu cyo guhendahenda. Imana ntabwo duhendahenda, ahubwo gukorera Imana no kwikiranukira ni itegeko. Haleluya. Imana yo kubwayo no gupfa wapfa, ariko ugapfa ikiranukiye, ugapfa uyiringiye. Ni ukuvuga, niyo mpamvu yandikiye Yohana, yanditse iyi baruwa ayandikira itorero rya Simuruna, ryari itorero riri mu kaga. Yarababwiye ngo ntutinye ibyo ugiye kubabazwa, dore Satani agiye gushyirahisha bamwe mu nzu y'imbohe kugira ngo mugeragezwe. Hano bari mu gihe cy'itotezwa, yari muri yaje ya kabiri, cyari mu gisekuru cya kabiri. Bari batangiye gutotezwa, bari batangiye gushyirwa mu nzu y'imbohe. Arababwira ati kugira ngo mugeragezwe kandi muzamara iminsi 10 mubabazwa. Iyi minsi 10 ni imyaka 10 bamaze babazwa icyo gihe, bababajwe imyaka 10 yose. Haleluya. Ariko udukiranuka ugeze kugupfa. Imana yarabwiye ni nkaho yabwiye ngo murwane mugeze ku wanyuma. Amen. Udukiranuka ugeze kugupfa, nibiba ngombwa n'ubuzima bwawe utange, nibiba ngombwa n'amagara yawe yatange, nibiba ngombwa ibyawe bihombe, nibiba ngombwa igiri hagati yawe n'Imana cyose cyatuma udakiranuka kiveho. Ababwira ati ujye ukiranuka ugeze kugupfa, nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Ntabwo turwanira ari igisambo, ntabwo turwanira tudafite intego, ahubwo turwana dufite intego. Hari igihugu turwanira kandi hari icyo turwanirira. Haleluya. Niyo mpamvu yavuze ngo nanjye nzaguha ikamba ry'ubugingo. Amen. Nutanga ubugingo bwawe uzahabwa ikamba ry'ubugingo. Imana yashimwe kandi imbazwe. Ujye ukiranuka ugeze kugupfa. Gukiranuka ni ikintu kibuze muri iyi si. Abantu benshi barasenga, abantu benshi barajya mu nsengero, abantu benshi bafite za Bibiliya, bari kwitwaza ijambo ry'Imana bagakora ibyaha, bakavuga ngo Imana ngo ibyaha byose yarabirangije ku musaraba, ngo Yesu yarabirangije. Ntabwo ari byo. Bibiliya yavuze ngo ujye ukiranuka ugeze kugupfa. Amen. Ugomba gukiranuka. Amen. Ni ikintu kibuze muri iyi minsi. Gukiranuka Bibiliya bifata nk'umwambaro, ni umwambaro tugomba kwambara. Yobu 29. Amen. Abatawambaye ntabwo bazajya mu izamurwa, abatawambaye ntabwo bazahabwa ikamba ry'ubugingo. Yobu 29 umurongo wa 14. Nambaraga gukiranuka kukanyambika, kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero n'ikamba. Haleluya. Amen. Nubwo umubiri we usanga wari washizeho yirirwa yishimisha urujyo. Haleluya. Arayishimisha urujyo, yambaye ubusa yitaze ku kazuba, imbwa ziri kumurigata. Haleluya. Ariko nubwo umubiri we n'imyambaro bye byari byashizeho, yari yambaye undi mwambaro. Haleluya. Utakarekanira amaso y'abantu. Uwo mwambaro ni umwambaro wo gukiranuka. Nambaraga gukiranuka kukanyambika. Amen. Kutabera kwanjye kwari kumeze nk'umwitero nika. Amen. Imana yashimwe kandi imbaraga. Gukiranuka ni umwambaro tugomba kwambara. Haleluya. Gukiranuka ni umwambaro ugomba kutubera umwitero. Gukiranuka bigomba kuba ari umwambaro wacu utagaragarira amaso y'abantu. Haleluya. Nubwo ibintu byose byashiraho, nubwo ibintu byose byagenda, ariko tugomba gusigarana uwo mwambaro. Iyi Imana tureba ibibona tumeze neza. Haleluya. Ushobora kwibwira ngo urambaye nkuko Imana iri ku itorero rya Laodikiya, iraribwira ati wibwire ko wambaye kandi wambaye ubusa. Haleluya. Ikibuze ni iki muri Laodikiya? Ni ugukiranuka, ni ugukunda ijambo ry'Imana, ni ugukunda ukuri. Haleluya. Imana ikabona wambaye ubusa kandi
wambaye. Irakubwira ati ungureho imyenda kugira ngo wambike ubwo bwambure bwawe. Haleluya. Iyo myenda ni ugukiranuka Imana ibidusa. Haleluya. Imana ishimwe kandi himbazwe. Yobu 27 umurongo wa mbere kugeza ku wa 6. Nta kintu yari asigaye, nta na kimwe keretse gukiranuka byonyine. Ndarahira Imana ihoraho ariyo yanyemye ibyari binkwiriye. Haleluya. Amen. Ibyari bikwiriye n'ibyaratunze byose n'ibyagaragarira amaso y'umubiri. Nishobora byose yabazaga ubugingo bwanjye buracyari buzima, kandi umwuka w'Imana niwo utuma mpumeka. Haleluya. Nukuri iminwa yanjye ntizavuga ibyo gukiranirwa, n'ururimi rwanjye narwo ntiruzariganya ntibikabeho. Haleluya. Yuko nabemerera ngo muvuge ibitunganye kugeza ubwo nzapfa, sinzikuraho kuba inyangamugayo. Haleluya. Haleluya. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Haleluya. Ntabwo ari quelque chose de prendre ou à laisser, ni ikintu cyo gufata ugakomeza. Haleluya. Gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzakurekura. Haba mu rupfu, haba mu nzara, haba mu bigeragezo, haba mu bibazo, haba mu ntambara, haba mu kwangwa, haba mu gutukwa, haba mu gupfusha, haba mu kugira ibyago, ngomba gufata gukiranuka kwanjye nkagukomeza. Ntabwo umutima wanjye uzagira icyo nshinja kiriho. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi himbazwe. Ni ukuvuga umuntu gukiranuka bigutera gutinyuka. Gukiranuka bituma utagenda urebera. Gukiranuka bituma utagirira ubwoba umuntu uwo ari we wese cyangwa ikintu icyo ari cyo cyose. Haleluya. Umutima wanjye ntuzagira icyo unshinjanyiriho. Iyo umutima wawe ugifite icyo gushinja, menya yuko umwambaro wo gukiranuka ntawo wambaye. Haleluya. Iyo umutima wawe kurega umeze nk'inguge imenetse. Inguge imenetse yinjiramo amazi, iyo yinjiyemo amazi irarohama. Haleluya. Ikintu cyatinyuraga Yobu ni gukiranuka. Nubwo umubiri we wari washizeho, nubwo ibigaragara byari byashize, ariko yari yambaye undi mwambaro. Haleluya. Nicyo kintu cyamutinyuraga. Haleluya. Yohana ari kuvuga ati niba mudafite umutima ubacira urubanza, muratinyuka imbere y'Imana. Haleluya. Ntabwo umuntu wambaye umwambaro wo gukiranuka nta kintu na kimwe kimutera ubwoba. Haleluya. Byaba intambara, byaba ibibazo, kwaba ari ukwangwa n'abantu, kwaba ari ugucibwa, kwaba ari ukugira gute, wabazi yuko yambaye uwo mwambaro, kandi uwo mwambaro ugaragarira Imana yonyine. Amen. Haleluya. Imana ishimwe kandi himbazwe. Yahishwe 19 umurongo w'8. 19 umurongo w'8. Kandi ahawe kwambara umwambaro w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Uwo mwenda w'igitare mwiza niwo mirimo yo gukiranuka yabe. Haleluya. Uwo ni umugeni wa Kristo ahawe kwambara. Haleluya. Umwambaro w'igitare mwiza urabagirana utanduye. Amen. Uwo mwambaro w'igitare urabagirana utanduye ngo niyo mirimo yo gukiranuka yabe. Amen. Haleluya. Ubona akavuga ati kwizera kutagira imirimo kwagupfuye. Haleluya. Nukuvuga nimba wizeye Imana ugomba kwizera kwiriho, ugomba kwizera kwikwegereye, ugomba kwizera ko ari yera, ugomba kumva yuko tugomba kuba bera, ugomba kumva yuko ugomba gukiranuka, ugomba kumva ko ugomba kunezeza Imana. Haleluya. Ntabwo ari ikintu cyo gufata cyangwa ngo ureke, ni itegeko ry'Imana. Amen. Ahawe kwambara umwambaro wo gukiranuka wabeye. Uwo nguwo niyo mirimo yo ahawe kwambara ikanzu, iyo niyo mirimo yo gukiranuka yabeye. Haleluya. Ese abakiranutsi bariho? Bagomba kuboneka, bahozeho n'uyu munsi bagomba kubaho. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Amen. Haleluya. Amen. Gukiranuka ni ingabo idukingira. Soma mu Efeso 6. Efeso 6:13 kugera kuri 14. Biraturinda mu ntambara. Efeso 6:13 kugera kuri 14. Nuko rero mutware intwaro zose
z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi. Aleluya. Kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe, muhagarare mushikamye mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Aleluya. Gukiranuka ni ingabo. Ni ingabo idukingira imyambi ya Satani. Gukiranuka ni ingabo idukingira ibyago. Gukiranuka ni ingabo idukingira imyambi ya wa mubi. Aleluya. Tuba turi ku ntambara. Iyo uri mu ntambara bakakurasa nta ngabo wambaye urapfa. Aleluya. Ariko nubwo yarasa, kubera ko mba nambaye antibare, kuko mba nambaye ingabo mu gatuza, nta kintu bimara. Aleluya. Iyo agiye kundega asanga avuka yamaze kumburanira. Aleluya. Nubwo hahaguruka abantu kunshingira inyuma basanga nambaye umwambaro wo gukiranuka. Niyo mpamvu wewe yavugaga ngo gukiranuka kwanjye ndagukomeje, ntabwo nzikuraho kuba inyangamuntu. Hari yari amaraso. Aleluya. Hariya yari arimo aterwa, ariko yari yambaye antiba, yari yambaye icyuma gikingira igituza. Aleluya. Abo bakorana bari bamwanze, umugore we yamwanze, urugo rwose rwamwanze, ibintu byose byamushizeho, ibitero byari byinshi cyane, intambara zari nyinshi cyane, yari yarashwe bikomeye, ariko yari yambaye antiba. Aleluya. Kwizera, gukiranuka ni ingabo ikingira. Aleluya. N'icyuma gikingira igituza. Imana yashimwe kandi himbazwe. Amen. Zaburi ya 91. Zaburi ya 91. Rwisumba byose azama mu gicucu cy'ishobora byose. Ndabwira Uwiteka ni uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira, Imana yanjye niringira, kuko ari we uzagukiza ikigoyi cy'umugore. Nta mugigirimbura azakubundikiza, na mugigirimbura na azakubundikiza ntoya, kandi uzajya uhungira munsi y'amababa ye. Umurava we n'ingabo ni icyuma kigukingira. Aleluya. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha, cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa mu gihe igenda mu mwijima. Urumva Imana iradusezeranya kuturinda. Aleluya. Igituma Imana izakurinda ni iki? Ni ukubera ko uzaba wambaye umwambaro wo gukira. Aleluya. Ni ukubera yuko uzaba urinzwe n'amaraso ya Yesu Kristo. Iyo uvuye munsi y'amaraso ya Yesu Kristo, iyo uvuye mu gukiranuka no mu kwera, nta kabuza ibyago byose bikugeraho. Icyatumye Imana yica ababifura bose bo mu Egiputa ntiyica ab'Abisirayeli nuko bari basize amaraso ku nkomanizo z'imiryango. Aleluya. Imana irangije inyura muri Egiputa itsemba abantu, ariko Abisirayeli bararokoka. Aleluya. Nanga Imana iri kuvuga ati nzakurinda, nzagira gutya. Kubera iki? Kubera icyuma gikingira igituza. Aleluya. Gukiranuka kwawe, aleluya, niko gushobora kuguhesha amahoro cyangwa kuguhesha ibyaha. Ntibivuze yuko umukiranutsi adapfa cyangwa se ngo ashobore kuba yagira ibyaha, ariko twebwe biri kuvuga ngo nimunababara ntimukabare nk'abandi badafite ibyiringiro. Aleluya. Twebwe turababara, ariko tuzi ko dufite ibyiringiro. Uri mubiri ubora ushobora kuvaho, Imana ishobora kwemera gupfa, Imana ishobora ko bikugeraho, Imana ishobora kuva mu mubiri, ariko dufite ibindi byiringiro. Ariko n'ibiteye ubwoba Imana irabiturinda. Amen. Reka dusomere wumve. Imana ishimwe kandi imbaga. Kandi uzajya uhungira munsi y'amababa yanjye, umurava wawe n'ingabo n'icyuma gikingira. Igiteye ubwoba cya nijoro ntikizagutinyisha. Niyo mpamvu umukiranutsi araryama, akaryama mu nzu akumva aratuje. Aleluya. Mu gihe abandi barara bashikagurika, mu gihe abandi barara biteragura hejuru, mu gihe abandi barara bavuza induru, mu gihe abandi barara muri za kushimari, mu gihe abandi barara babura ibitotsi, inkoko ikarinda ibika, iyo uri uwera, iyo uri umukiranutsi uraryama ugasiza. Amen. Cyangwa umwambi ugenda ku manywa, cyangwa umugiga igenda mu mwijima, cyangwa urimbura gutsemba ku manywa y'ihangu, abantu 1000 bazaguhanirwa. Amen. Hashobora kubaho ibyago, hashobora kubaho ibibazo,
ashobora kubaho ikintu kimeze nko kurimbura abantu, ariko Imana iragukiza wowe. Ishobora kugukiza ikagukiza mu busa, bakatera nka bombe nk'aha ku musozi wose hagasigaraho abantu 2 cyangwa 3 kubera ko Imana yabishatse, kubera ko wubaha Imana. Abantu 1000 bazagwa iruhande rwawe, abantu inzovu bazagwa iburyo bwawe, ariko ntibizakugeraho. Uzabirebesha amaso yawe gusa ubone ibihembo by'abanyabyaha, kuko ibihembo by'abanyabyaha ni ukurimbuka. Haleluya. Kuko ari wowe buhungiro bwanjye Uwiteka, wagize isumba byose ubuturo, nuko nta kibi kizakuzaho. Amen. Kandi nta cyago kizegera ihema ryawe, kuko uzagutegekera abamarayika be ngo bakurinde mu nzira zawe zose. Haleluya. Mva mu rugo abamarayika bakamperekeza. Haleluya. Nataha bagatahana nanjye, aho ndi bakandinda, n'abandi hejuru y'inzu simpuka, n'abandi mu muhanda imodoka ntinguka. Kubera iki? Inyoherereza abamarayika bakandinda, kubera ko ndi umutungo w'Uwiteka. Haleluya. Iyo uri umutungo w'Uwiteka, Imana igomba kurinda umutungo wawe. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Ariko niba uri umunyabyaha, Imana ntabwo izakurinda. Niba udashaka gukiranuka, Imana ntabwo izakurinda, ahubwo uzahura ikizakugeraho n'ibyago gusa. Haleluya. Imana iyo tuyikiranukira, Imana iraturinda, ariko bitabujije yuko Imana yashatse ko bikugeraho byakugeraho, ariko nitubabara nk'abadafite ibyiringiro. Amina. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Iyo bibaye turavuga ngo muri byose ishimwe n'icyubahiro bigarukira umwami wa Kristo. Amina. Kandi umubiri w'inyuma nubwo wababara, ariko umuntu w'imbere we aba anezerewe. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Bazakuramira mu maboko yabo ngo udakubita ikirenge ku ibuye, uzakandagira Imana n'imuma, uzaribata umugunzu w'intare n'ikiyo. Haleluya. Angaha ijambo riri ku murongo wa 12, Satani yarigerageresheje Yesu, aramubwira ngo simbuka, ngo handitswe ngo azagutegera abamarayika ngo bazakurinda ngo udakubita ikirenge ku ibuye. Yesu aramubwira ati ntuzagerageze Nyagasani Uwiteka Imana yawe. Yesu ntabwo ari ukuvuga ko yatinyaga imibabaro, n'ubundi imibabaro yamugezeho, ariko ntacyo yamutwara. Haleluya. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Ariko Satani yari abizi ko n'abamarayika nabo baturinda, kandi ko bagombaga kumurinda. Amen. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Kuko yankunze akaramata, nicyo nzamukiriza, nzamushyira hejuru, kuko yamenye izina ryanjye. Azanyambaza nanjye mwitabe, nzabana nawe mu makuba no mu byago, nzamukiza muhe icyubahiro, nzamuhaza uburame, kandi nzamwereka agakiza kanjye. Amen. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Gukiranuka ni umwambaro, gukiranuka biraturinda, gukiranuka bituma turindwa ibyago byinshi. Gukiranuka ni ikintu cyiza. Haleluya. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Muri Matayo 24, Yesu yabwiye abigishwa be, arababwira ati ubwo muzabona ikizira cy'umurimbuzi gihagaze ahera, ubisoma bwitonda, arababwira ati abazaba bari ku musozi bazahungire bazahungire Yuda, bazaba barana bazahungire hana. Yesu yababwiraga ko ingabo z'Abaroma zizagota Yerusalemu. Mu gihe cya Titusi yaraje agota Yerusalemu, kubera ko intumwa n'abantu bizeraga Yesu bose bari baramaze kuburirwa yuko ibyago bizabaho kuri Yerusalemu. Bo barabimenye, bamenya yuko icyo gihe kigeze, barangije barahunga. Bamaze guhunga bararokoka, abasigaye bose Titusi yarabishe pe, abita extermina, umujyi wose arawutemba. Kubera iki? Bakijijwe n'iki? No gukiranuka. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Iyo wumviye amagambo y'Imana, Imana nawe irakurinda. Imana yashimwe kandi ihimbazwe. Haleluya. Ibyakozwe n'intumwa 10, murongo wa 34 kugera ku 35. Nukuri menye yuko Imana itarobanura ku butoni, ahubwo mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo gukiranuka iramwemera. Haleluya. Gukiranuka bituma twemerwa n'Imana. Haleluya. Abantu nibashaka barore kunyemera. Haleluya. Abantu nibashaka barore kunkunda. Abantu nibashaka barore rwose
ariko jewe nimba nzi ko nyiranuka, Imana deja iranyemera. Haleluya. Imana yamaze kukwemera. Amen. Imana yamaze kukwemera. Imana yamaze kukwemera. Gukiranuka bituma kwemerwa n'Imana. Imana ishimwe kandi imbaga. Amen. Haleluya. Ukora ibyo gukiranuka mu mahanga yose, Imana iramwemera. Haleluya. Imana ishimwe kandi imbaga. Baroma 6 umurongo wa 11 kugera kwa 15. Baroma 6 umurongo wa 11 kugera kwa 15. Ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu, none nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa. Haleluya. Ngo mwumvire ibyo irarikira. Ntabwo tugomba gutegekwa n'imibiri yacu ngo twumvire ibyo irarikira. Oya. Niyo mpamvu nimba ukijijwe ugomba kumenya yuko wawe imbaraga zo gutegeka umubiri wawe. Haleluya. By'umubiri wawe urarikira byose ntugomba kubyemera. Ibyo ngibyo nibyo bizana gukiranuka. Amen. Ntabwo ariko namwe mwiyumvamo ko mwapfuye ku byaha mukaba muriho ku Mana muri Kristo Yesu, none nimukimika ibyaha mu mibiri yanyu izapfa, ngo mwumvire ibyo irarikira, kandi nimuhi ibyaha ingingo zanyu kuba intwaro zo gukiranirwa, ahubwo mwitange n'Imana nk'abazuke. Haleluya. N'ingingo zanyu muzimana kuba intwaro zo gukiranuka. Haleluya. N'ingingo zanyu muzimana kuba intwaro zo gukiranuka. Haleluya. Ibyaha ntibikabategeke. Haleluya. Iyo gitegekwa n'ibyaha ukiri imbaraga, ntabwo uba warapfuye muzukane na Kristo, kuko mu muzuko harimo imbaraga. Iyo upfuye rero ukazukana na Kristo, aguha imbaraga zo gutegeka umubiri wawe, akaguha imbaraga zo gutegeka ibyaha. Ariko iyo gitegekwa n'ibyaha ukiri imbaraga, ibyaha ntibikabategeke kuko mudatwarwa n'amategeko, ahubwo mutwarwa n'ubuntu. Nuko tugire dute? Mbese dukora ibyaha kuko tudatwarwa n'amategeko, ahubwo dutwarwa n'ubuntu? Ntibikabeho. Haleluya. Amen. Imana ishimwe kandi imbazo. Hari abantu bitwaza ubuntu bagakora ibyaha. Yesu yabirangije ku musaraba, ngo ibintu byose ngo byararangiye, ngo ibi ngo nta muntu ukiranuka ukibaho, ngo ntawe ukibaho. Oya, ngo ibyo wakora byose ngo nta kibazo, ngo Yesu cyangwa nuko yabanga. Ntabwo ari twahawe imbaraga zo gutegeka umubiri, twahawe imbaraga zo gutegeka ibyaha. Haleluya. Imana ishimwe kandi imbazo. Mwitegereze. Mwitegereze yo. Niwe twahereyeho dusoma. Yarakiranutse ageza ku munota wawe. Kugeza aho umugore yamubwiye ati tuka Imana wipfi. Ndabona ibi bintu bigeraho, ndabona ibi bigeragezo dufite, ndabona ibi byago dufite, nta muntu wabyihanganira. Tuka Imana wipfi. Oya, yo yarihanganye avuga ati gukiranuka kwanjye ndagukomeye. Amen. Sinzikuraho kuba inyangamugayo. Mwitegereze Joseph. Haleluya. Amen. Nubwo bamurenganya, nubwo yagiye muri prison ku mahere, yaremeye ajya. Haleluya. Amen. Afungwa deza do condamnation n'atafite. Ageze no muri prison aguma gukora umurimo w'Imana kugeza igihe Imana imukuriyemo yamuzamura imugira icyegera cy'umwana. Haleluya. Yarakiranutse agera ku gupfa, ntabwo yatinye gereza. Haleluya. Amen. Ntabwo yatinye ibyo abantu bamuvuga ngo gishobora kuba cyamusambanyisha. Higurira amagambo ari hanze z'uko yangana. Nuko mubona ngo ni umukozi w'Imana,
bano kubabona ngo iyo baraye ngo kuri burasi umugore w'umwami aramubeshyera akugure yarasambanya abakozi b'iki gihe turabazi ariko Joseph yari yambaye gukiranuka haleluya nk'ingabo imukingira we yavugaga ati jyewe umutima wanjye ndawuzi haleluya igihe nikigera nzabavamo kandi nubwo banyita nzapfa niringiye Imana haleluya amagambo yari hanze bati dore wa muhanuzi bati dore wa mupasiteri bati dore wa muntu bati dore wa muntu w'Imana nawe bishobora kuzagushyikira ugahura n'ibintu bikubaho kandi ntawe na ruke ufite haleluya ariko uzagukiranuka ugeze ku gupfa haleluya ugomba kwambara gukiranuka nk'icyuma kigukingira haleluya iwo ni umwambaro ubonwa n'Imana babonaga Yosefu inyuma ariko Yosefu imbere yarazwi n'Imana Imana yacishimwe kandi himbazwe Yosefu arihangana afunga imyaka yose azira ubusa haleluya itegereze Daniel na Shadraka na Meshaki na Abednego haleluya Daniel baramugambana ngo basenze ngo yishe itegeko ry'umwami Daniel ntabwo ari kureka gusenga ngo ni ukubera itegeko ry'umwami ryari itegeko ryasishijwe n'abamwangaga kugira ngo bazamutegere ku Mana ye ariko Daniel ntabwo ari kubera haleluya arasenga amadirishya ye nk'uko aramenyereye yerekeje i Yerusalemu bwabo baragenda barongo twumvise ngo Daniel ari gusenga ngo kandi ngo aratanze itegeko ko ngo iriya minsi ngo igomba guca nta muntu usenze cyangwa itungo cyangwa iki Darius aravuga ati amategeko y'Abamedi n'Abaperesi yari akomeye Daniel aremera ajugunywa mu rwobo rw'intare ese utegira ngo Daniel hari imikino yari afite ntabwo yari afite ubwoba bw'uko intare zimushanya gusa reka da buravuga ati nizishaka zinanyica ariko ntabwo nzareka gusenga Imana yanjye haleluya tegeko nari muri hejuru gusenga haleluya Imana yacishimwe kandi himbazwe Imana yacu ifite ubushobozi bwo guhindura ibintu haleluya Darius amujugunya mu rwobo rw'intare ariko agiye arivura ibitotsi kubera ko yakundaga Daniel cyane aravuga ati genda nzi yuko Imana ukorera haleluya izakurinda ziriya ntare ntizikuke Imana yashimwe kandi himbazwe Darius yarazi ko Imana ya Daniel ikomeye haleluya Daniel yari yambaye ingabo yari yambaye umwambaro wo gukiranuka yari umukiranutsi ari i Babuloni haleluya igihe babasuzumaga bari abasore uko ari bangahe basanze ba Daniel bariyongereye ibiro bashishe banywaga amazi n'ibishyimbo haleluya abandi barya ibyo kurya byo ku meza y'umwami Daniel kuva yagiye i Babuloni ari umusore n'abagenzi be nta na rimwe bigeze biyandurisha ibyo kurya by'i Babuloni haleluya bagumye gusenga Imana yabo y'Abaheburayo haleluya bagumye kwambara umwambaro wera haleluya bagumye kwambara umwambaro ukingira igituza bahuye n'ibibazo bikomeye barabanza ariko ntibigeze bareka haleluya intare zirangije zimugezeho kubera ko yari yambaye gukiranuka haleluya ziramureba zavuga ati uyu wowe nta kibazo dufitanye wabonye ko gukiranuka birinda haleluya ariko iyo hajyamo akandi kagabo zari guhita zigacobanyaguza Daniel akiva mu rwobo rw'intare baravuze ngo bwa bugabo bwose n'abagore babo n'abana bose babajyane babashyiraho Daniel yagiye ngo zabamenaguriye mu kirere batari barushya bagira no mu mwobo haleluya ariko iyo twambaye gukiranuka haleluya n'intare ziratinya amen Imana ashimwe kandi himbazwe Imana irareba iravuga ati umugaragu wanjye Daniel ntabwo namugabiza ziriya ntare ngo zimurye haleluya erega iyo wambaye gukiranuka ni Imana ibituye muri wowe haleluya none se intare zari kurya umuremyi wazo ntabwo bishoboka buriya zarebaga Daniel zikabona ameze nk'Imana zikabona ni intare yo mu muryango nawe wa Yuda haleluya zikabona nawe ameze nk'intare kuko intare ntabwo irya indi nimba Yesu ari intare natwe turi intare haleluya Imana yacishimwe kandi himbazwe gukiranuka kwaherekeje Daniel mu rwobo rw'intare ntizamurya haleluya gukiranuka kwatumye Shadraka na Meshaki na Abednego bigurutsa itegeko rya Nebukadinezari baravuga bati nahe Imana dusenga itadukiza haleluya ntabwo dushobora gupfukamira igishushanyo wabaje habe no kukiramya haleluya Imana yashimwe kandi himbazwe amen
ntabwo dushobora kugipfukamira habe no kukiramya. Haleluya, ntabwo dushobora kureka gukiranuka kwacu kugira ngo turamye icyo gishushanyo. Haleluya, tuzakomeza kwiringira Imana yacu. Ati mwebwe Shadraka na Meshaki na Abedenego, ninde wabategetse, ninde watumye kutubaha itegeko ryanjye? Ni iyihe Mana iri bubakize amaboko yanjye? Ati nayo itadukiza Nyagasani. Baramubwira ati Nebukadineza, ntabwo dushobora kureka gusenga Imana yacu. Haleluya, nayo itadukiza. Haleluya, ntabwo dushobora gupfukamira igishushanyo bari bambaye gukiranuka. Haleluya, icyuma gikingira igituza kiriya gihe kwari ukuraswa. Haleluya, kiriya gihe kwari ukugeragezwa, kiriya gihe cyari test dorafua. Haleluya, ariko barihangana baravuga bati nushaka abanyegezi 7 ntabwo tuyireka. Haleluya, abashyira mu itanura. Amen, bagiye bababoshye. Haleluya, uriya muriro ntabwo wari uwo kubatwika, wari uwo guca imigozi bagezemo. Haleluya, ntugatinye ibigeragezo nibiza bizaba ari byo kugukiza, byaba ari byo kuguha imbaraga, bizaba ari byo kukongera kwizera. Haleluya, bagezemo baritemberera nk'abagenda mu muhanda. Umwana w'intama amanuka Nebukadineza, ndabona Musa umwana. Haleluya, yari we yaramanutse. Haleluya, ntabwo umuriro wari gutwika undi muriro, nabo wari ibibatsi by'umuriro. N'uwa kane yari ikibatsi cy'umuriro. Umuriro iyo uhuye n'undi urazima. Haleluya, Imana yashimwe kandi imbazwa. Bari bambaye iki? Gukiranuka. Gukiranuka ugeze ku gupfa. Haleluya, ntabwo bari bafite ubwoba bwo gupfa. Haleluya, ariko baremeye bajyamo. Haleluya, Imana irabareba yavuga tubwo mwaramirije Babuloni mukaba mwambaye uwo mwambaro, nanjye ndabarinda. Haleluya, gukiranuka biraturinda. Imana yashimwe kandi imbazwa. Ninde wampinze umushyitsi? Ninde wantera ubwoba mu gihe nzi yuko nta kibazo mfitanye n'Imana? Nta n'umwe. Haleluya, haba ari muri iyi si, haba no mu ijuru, haba na he, mu gihe nzi yuko nta kibazo mfitanye n'Umuremyi wanjye. Haleluya, ntabwo intare zanjye, ntabwo umuriro wamfata. Ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Haleluya, Imana ishaka ko n'amagara tuyasheka. Haleluya, tukabona ikamba ry'ubugingo. Imana kimwe kandi imbazwa. Danieli na bagenzi mwitegereze Paul. Haleluya, Paul yari umuntu uvuga ati yaravugaga ati umutima wanjye ntabwo uzagira icyo nshinja nkiriho. Haleluya, haleluya, ntabwo na rimwe nzigera nishinja ikibi. Amen. Ageze ku iherezo abwira Timote, aramubwira ati narinzi ibyo kwizera. Haleluya, ahasigaye mbikiwe ikamba. Haleluya, sijye jyenyine ahubwo n'abakunze kuboneka kwe bose. Haleluya, abo bose bazahabwa ikamba. Haleluya, Paul nubwo yarasigaye wenyine, Paul nubwo yarasiganye ibitabo by'impu, Paul nubwo yarasigaranye imyambaro yonyine, Paul nubwo nta kintu yari afite, Paul nubwo amatorero yose yari yamwanze yabwirijemo, Paul yari yambaye ikanzu yo gukira. Haleluya, yarakiranutse ageza ku gupfa. Haleluya, muri prison Roma baramugiyotina bamukubita ishoka umutwe ugwa hari. Haleluya, apfa. Haleluya, apfiriye umwami. Jambo ry'Imana yavuga ngo hahirwa abapfa bapfiriye mu mwami, kugira ngo bagire bati baruhuke imiruho yabo, baruhuke imihati yabo. Haleluya, Paulo yagiye yera amena amaraso kubwo gukiranukira Imana. Haleluya, nawe uzakiranuka ugeze ku gupfa. Bafata Yohana bamukira mu kigo cy'i Patimo. Haleluya, ariko yahise yandika ibaruwa twasomye ngo ku munsi w'umwami nari mu mwuka numva ijwi riruka inyuma ati icyo ubona ucyandike. Haleluya, Yohana ari mu kigo cy'i Patimo azira umwami wacu Yesu Kristo, azira kubwiriza ijambo ry'Imana, azira kwizera umwami wacu Yesu Kristo, arakiranuka agera ku gupfa. Bamujugunya mu miri, bamujugunya mu ngona, bamujugunya mu ntare, bamujugunya ahantu habi.
Haleluya. Ariko aragenda arapfukama, agipfukama yumva ijwi rimuturuka inyuma. Haleluya. Yari yashese amagara ye, yari yemeye gupfa apfira umwami. Haleluya. Ujye ukiranuka ugeze ku gupfa, ntabwo bari bamushyizeho kugira ngo abeho, bari bamujugunye kugira ngo apfe. Amen. Ariko Imana iramurinda, bahamukura afite ruro. Haleluya. Ibyahishuru hana pazizirwa ikirago batamwisha, ariko izindi ntumwa zo barazishe. Bamwe bakura bintu, abandi barabamba, abandi barabita, abandi barabatemagura. Haleluya. Ariko ntibigeze bihakana kwizera kwa. Amen. Ntibigeze bihakana umwami wabo. Jya ukiranuka ugeze ku gupfa. Haleluya. Imana yashimwe kandi himbaza. Ngiye kurangiza simbatinza, some mu Migani igice cya mbere. Migani igice cya mbere. Mirongo 32 kugera kwa 33. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura, ariko uwumvira wese azaba amahoro. Amen. Haleluya. Adendeze kandi atikanga ikibi. Amen. Yinjije runo rubanza. Haleluya. Ubuhemu bwose buzabicisha, abaswa n'abantu batazi Imana, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Haleluya. Abapfu ni abantu batita ku magambo y'Imana. Ni ukuvuga Imana ibabikiye kurimbuka. Ariko noneho 33 turavuze ngo ariko unyumvira wese azaba amahoro. Haleluya. Azaba amahoro. Muri iyi si tuzasogongera, ariko ahangaha kenshi ijambo ry'Imana riba rishaka kuvuga amahoro y'umwijuru. Ahazaba hatakigera ikibi, ahazaba hatakigera kubabara, ahazaba hatakigera umuhangayiko, ahazaba hatakira urupfu, ahatazaba hakiri ubukene, ahatazaba hakiri umubabaro, ahatazaba hakiri inzara, ahatazaba hakiri urwango. Adendeze kandi atikanga ikibi. Haleluya. Amen. Nzaba nicaranye n'umwami. Haleluya. Nararuhutse imihati yanjye, nikanga ikibi ndendeze. Haleluya. Amen. Turi mu birori by'umwami. Haleluya. Twimane na Kristo imyaka 1000. Tudendeze. Haleluya. Tutikanga ikibi. Haleluya. Mpamvu twikanga ibibi nuko turi mu isi. Haleluya. Isi iranduye, isi iracafuye, isi iramenetse, isi yahinda umushyitsi, isi iranyeganyije, isi bayebi. Niyo mpamvu natwe duhora dufite impungenge z'ahazaza hayo, ariko iki gihe nta kibi tuzikanga. Haleluya. Tuzaba tudendeje turi kumwe n'umwami wacu Yesu Kristo, twararuhutse tutakibuka imiruho n'imihati twagize. Haleluya. Ariko abapfu n'abaswa babikiye kurimbuka. Haleluya. Kubera iki? Ntabwo bigeze bita ku magambo y'Imana, ntabwo bigeze bita ku ijambo ry'Imana, ariko ijambo ry'Imana kubera tubwira ngo ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Haleluya. Amen. Ujye ukiranuka ugeze ku gupfa. Gomba gukiranuka. Gomba gukiranuka, ntazagire ikintu na kimwe kitambika hagati yawe n'Imana. Amen. Haleluya. Bemporute by'abantu bavuga, bemporute by'abantu bakora, bemporute uburyo watotezwa, bemporute uburyo wakwangwa, bemporute ibyakubaho byose, uzarinde gukiranuka kwawe. Ugomba gukiranuka, ugomba kurinda kwizera nk'uko urinda imboni y'ijisho. Haleluya. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Nitudagwisari tuzasarura, kandi tubikiwe ikamba ry'ubugingo. Imana yacu ishimwe kandi himbazwe. Reka twishyire imbere y'Imana dusenge, dusaba Imana itwongerere imbaraga zo gukiranuka. Biragoye muri iyi si, isi imaze kuba mbi, isi imaze gucafura, isi imaze kononekara, ariko dusaba Imana iduha imbaraga zo kugira ngo tubashe kunesha rwose.
tubashe gukiranuka tugeze ku munota wa nyuma, tubashe gukiranuka, tubashe kugera ku gupfa. Itwambika iriya kanzu y'umweru twasomye mu Byahishwe 19:7 ngo dore umugeni we ariteguye, ahawe kwambara umwambaro w'igitare urabagirana utanga. Iyo niyo mirimo yo gukiranuka yabereye. Imana ni ikizazishaka, ntabwo izazireba ngo wizeye ubutumwa, ntabwo izazireba ngo wasomye Bibiliya ngo urayirangiza ngo usoma n'ibitabo by'umuhanuzi, ntabwo izazireba ireba imyaka umaze mu gakiza nimba ari 15 cyangwa 20 cyangwa 30. Imana izazireba iriya kanzu. Haleluya. Dusaba Imana rero itwambike iriya kanzu. Turasenga.